birangira Ridarini atwaye na mayo jaune. 2017 Arira Joseph yavuye mu karere ka Rusizi asoreza ngaha atwara Tour du Rwanda. 2018 yarabikoze mu gisha Samuel bava i Kigali araza atwara etape ngaha ndetse birangira yukanye mayo jaune. 2019 Merawi Kudos yanyuze ku karere ka Huye meya ntigeze amubona ko yakora afite umuvuduko ukomeze nk'icyogajuru kiri kujya mu isanzure maze Merawi Kudos anatwara Tour du Rwanda. Huye rero ni umujyi w'umugisha kuri Tour du Rwanda mayo jaune. Huye umujyi w'umugisha, Huye iwabo wabavuga ko bavukana atatu yisumbuye. Nta kintu nabivuga kuko ndacyari muri no mujyi. Ni etape ya kabiri ya Tour du Rwanda, mu by'ukuri navuga ko iteye amatsiko y'uburyo abakinnyi umunsi baza kwitwara bitewe n'imigendekere y'uyu muhanda wa Kibugabuga na Ngeruka, ariko kandi andi mahirwe navuga ngo ahari uyu munsi ese Merawi Kudos araza kwegukana ko twavugaga ko yihuye arayizi, bose barabizi ko ugeze mu Rwabuye ari ugomba kwiyaka bagenzi bawe ukaza ukagera ku nzu mbera byombi uri ku mwanya wa mbere. Ibyo byose rero nibyo dutegereje, ariko nanone Kayishema ntabwo uyu munsi hatangiye abakinnyi 84 kuko abantu barabyuka ko ku munsi w'ejo twabwiraga ko Tour du Rwanda yatangiwe n'abakinnyi 84 bavuye mu equipe 17 bitewe n'ibyabaye ku munsi w'ejo mu muhanda sibo batangiye. Niba mwibuka neza reka mbasubize inyuma gato ku munsi w'ejo niba twarabanye muri Tour du Rwanda nkubwira ko rero ubwo abasiganwa bari bagurutse uriko ko twagize break y'abakinnyi batanu, nibo abakinnyi batanu bagiye muri breakaway harimo babiri twabonye barimo Da Silva ndetse na Heidemann bakomeje bakagera ku murongo hafi y'umurongo, harimo Uwiduhaye ndetse na Nkundabera. Hari umugabo umusore wo muri Manchester twa Dawit nawe yagiye muri breakaway, niwe wibuka niwe mukinnyi wa mbere wasigaye muri breakaway. Dawit amaze gusigara rero ubuzima bwaramwangiye, yakoze ikosa rikomeye cyane mu mukino w'amagare aho yafashe kuri yani twavugaga ku munsi w'ejo yafashe ku modoka y'umudirecteur sportif cyangwa umutoza we, bityo yahise yirukanwa mu isiganwa n'umutoza we, bivuze ngo Akiriru umutoza w'ikipe ya Mesa nawe bamaze kumusezera mu isiganwa. Abo ni babiri bavuyemo mu buryo navuga ngo bw'ibihano, ariko kandi abandi twari twavuze ku munsi ejo ko bagomba kuvamo bitewe n'imiterere y'isiganwa. Iyo ni team mixte cyangwa se ikipe ya kake cyangwa se ikipe ya Afrika mu mukino w'amagare aho bahuje abakinnyi baturutse mu bihugu bitandukanye byano ku mugabane wa Afrika, hanyuma bagahurira nyine muri Tour du Rwanda nabo babiri bamaze kuvamo. Niyo mpamvu rero uyu munsi hatatangiye abakinnyi 84 ubwo bahagurukaga mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Iyi etape ya kabiri itangiye ubona ko iri ku muvuduko abakinnyi bitandukanye no ku munsi w'ejo, ko ku munsi w'ejo twabonye abakinnyi batanu bafata umwanzuro barimo Da Silva ndetse na mugenzi we Heidemann, ubundi bakajya imbere barimo n'abanyarwanda babiri barimo Uwiduhaye, ariko bo baje gutandukana bitandukanye n'uyu munsi. Urabona ko bahisemo gutangira noneho bose bahaguruka bakagenda nk'ama ekipe, gusa mu kanya turaza kubona eshape, kurabona ko abasore batatu bahise bavamo. Kubera mu by'ukuri uyu munsi ni igitambika ariko kidatambika. Uri kubyumva? Birumvikana. Ni ukuvuga ngo ari ahantu hatambika twashyiraho ni vodo. Uyu munsi no gushyira ikamba. Uyu munsi bashyira ikamba. Bashyiraho ikamba ubundi ugatangira kugorora. Oya, ikamba ukajya wihengeka. Ni ukuvuga ngo turajya tumanuka tuzamuka, nta musozi uhari nibyo, ariko ntabwo dufitemo igice navuga ngo kizamuka. Ariyo mpamvu uko bivuze twamaze kubona breakaway ya mbere cyangwa se amatake ya mbere. Umunsi turaza kubona amatake menshi cyane kuko muri ayo matake harimo Nkundabera asubiyemo, Nkundabera ndetse arimo na Heidemann agarutsemo, Uwiduhaye arimo Martins ejo watunguranye agatwara amanota ya sprint wa gatatu ndetse na Susa wa Lokaliza nibo bahise bakora atake ya mbere. Bikundanye birajyana uko ejo bajyanye, urumva uretse uwirukanwe uko ejo batangiranye ni nako bigenze rero bakaba batatse. Kuki rero ahangaha umuntu avuga ngo bakataka mbere, reka turebe ngo ni iki kiri mu muhanda. Sprint ya mbere iri kuruhuha